buri Sunday kuri church nzajya maboneka, counting my blessings namenye yuko nkunda, mu minsi isanzwe nzajya mushimira, byiza na mu bibi nabwajya njya kure, amenya ko nayobye akanyobora inzira ikwiriye, data wese haleluya, aye. Yes, nongeye kugusuhuza nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe wahisemo gukurikira kamera za Kigali 500 TV. Amahoro umugisha bituruka kuri Nyagasani nibyo nkomeje kukwifuriza. Ngira ngo kuri kamera za Kigali 500 TV murahareba umwana muto, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye kuri kamera Kigali 500 TV. Ngira ngo haciyeho igihe ariko nubwo atari kinini cyane, arubwo twaduherukana uyu mwana aririmba indirimbo, ngira ngo mwamukunze ku ndirimbo z'abahanzikazi hano mu Rwanda baririmba gospel. Ngira ngo murabazi n'abahanzi Dorcas ndetse na Vestina. Uyu mwana rero abenshi mwaramukunze kandi mwarabigaragaje, uretse kuri iyi kamera ya Kigali 500 TV ndetse no kubitangaza makuru bitandukanye. Ngira ngo mwese mwakomeje kumukunda kandi muranabigaragaza. Kuri ubu rero turongeye turahuye, tugiye kumuganiriza ndetse tunamubaziye amakuru mu gihe gitambutse uko yarameze. Uraho neza? Neza. Amakuru neza. Meze neza. Ni igihe kinini cyari gitambutse tudaherukanye. Uyu munsi rero turongeye turahuye. Ariko rero nubwo duhuye, ngewe nari mfite amakuru ko umaze igihe uri mu kazi kenshi ko guhanga indirimbo, ndetse niko bimeze. Ubu indirimbo razifite nyinshi zitandukanye. Abantu benshi rero bagukunze mu ndirimbo, usubira mu ndirimbo za Vestina ndetse na Dorcas, ni naho abantu bakumenye cyane. Ariko kuri ubu ngubu ufite indirimbo zawe, umaze kugira indirimbo zingahe zikoze? Izo ufite zose hamwe zanditse ni 3. Ni 3. Hari amakuru nari mfite ko hari indirimbo yawe ugiye gushyira hanze, niko bimeze? Yego. Ubu hari indirimbo ugiye gushyira hanze. Uri muri studio cyangwa ntabwo urajyayo? Nagiyeyo nyine. Ubu iracyari muri studio, iri hafi gusohoka. Kuri ubu kugiye kujya ku ishuri, indirimbo yawe itarasohoka, ese urabiteganya ko izasohoka wageze ku ishuri cyangwa? Byashoboka nyine ko izasohoka njye nyine ndi ku ishuri. Indirimbo ugiye gushyira hanze yitwa ngo iki? Amaraso. Amaraso. Watwumvishaho gato ko kwivuga? Amaraso wamenye ku musaraba igurugota, niryo tangiriro ryo gukomera kwacu, imbabazi wagize uzigiriye tw'abanyabyaha, nizo zatanze umunezero. Karuvali we turashima amaraso yakumenetseho. Ubu aho ugiye kujya kwiga rero bakwitege neza nk'umuhanzi, kandi ugiye kujya ususurutsa abo muzaba muri kumwe kuri iryo shuri. Yego. Rero mu ndirimbo wamaze kumenyekanaho cyangwa se mu gusubira mu ndirimbo z'aba Vestina ndetse na Dorcas, twagira ngo utwumvishe ku ndirimbo zabo. Uracyaziririmba cyangwa waraziretse? Ndaziririmba. Twumvishe ku ndirimbo yabo imwe. Yesaratiza n'inkofu zigashira shira shira, arasura akazura n'abagihagaze. Yesaratiza n'inkofu zigashira shira shira, arasura akazura n'abagihagaze. Hanyuma se ubu kugiye kujya ku ishuri, ntabwo uzageraho ibya muzika ukabireka cyangwa uzabyinjiramo iby'ishuri ubyibagirweho? Ubu byose nzabikora. Byose uzabikora? Uzafatanya ishuri na muziki cyangwa uzabanza wige n'ujya utaha ubone gusura mu ndirimbo? Nzajya nigana mu ndirimbo zawe zindi zisanzwe, nta yindi ndirimbo baturirimbiraho?
kubwa kavukire yanjye sinari nkwiye kugirirwa imbabazi nuko nari mfite Imana rurema muri njye kubera gakondo y'abambanjirije sinari nkwiye kwitwa umwana w'Imana Yesu ambera ituro aranyitangira kubera kavukire yanjye sinari nkwiye kugirirwa imbabazi nuko nari mfite Imana rurema muri njye kubera gakondo y'abapfashirije sinari nkwiye kwitwa umwana w'Imana Yesu ambera ituro aranyitangira. Wow. Ese indirimbo zawe uraziyandikira cyangwa nabazikwandikira? Ndaziyandikira. Wowe ubwawe uraziyandikira? Ubu watubwiye ko umaze kugira indirimbo enye zose niwe waziyandikiye? Uretse imwe. Iyo utiyandikiye ni iyihe? Niyo ntaririmbye. Niyo utaririmbye. Uraza kuturirimbiraho nayo? Okay. Reka rero nayo tubanze tuyumve mbere yuko dukomeza. Ishobora kudutabara kandi naho itadutabara ndacyatuma ducogora ngo turekure izina ryayo twamenye nizatuma utembagazwa n'ibiguhiga ntiyagusiga hoya ntiyakureka izorinda isezerano yaguhaye irikomeze kugeza risohoye. Wow, byiza cyane. Nanjye rero ngiye kugutungura ndashaka ngo uturirimbire indirimbo imwe yo mu gitabo uko yabingana kose. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Hanyuma indirimbo zawe ugiye kujya ushyira hanze bazajya bazikurikirana ahagana hehe kugira ngo abazajya bagukurikirana nabo bajye bazikurikira buri munsi? Mfite channel yitwa Irakoze Official. Irakoze Official? Warayifunguye irahari? Yego. Bose bajyeho kuri Irakoze Official hanyuma bakande subscribe ndetse like share na comment. Hari ikintu wabashije gushyiraho? Yego. Hari ibintu biriho? Biriho. Ngaho rero niki wasaba abantu kugira ngo bagutere inkunga kuri channel yawe? Ikintu cya mbere nyine nabasaba no kunsengera. Cya kabiri inkunga zose zirakenewe mu buryo bw'amafaranga no bwo gusengerwa. Ni cyo nababwira nyine bakomeza kunshyigikira basharinga nyine tu video bakora subscribe bandika comment ibintu nk'ibyo. Wow. Aha. Ubu rero uriteguye kujya ku ishuri? Yego. Uri tayari? Amanota ntarasohoka. Urateganya ko uri buze gutsinda? Wakoze ikizami cya troncome? Yego. Uriteguye kandi urabyizeye? Sawa rero urakoze cyane reka tugushimire. Murakoze cyane. Sawa Imana igwe umugisha. Yego. Yes, reka mbashimire rero mwe mwari mukurikiye kamera za Kigali 500 TV mbibutsa gukanda subscribe niba utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango mugari wa Kigali 500 TV kandi ari nako ukanda subscribe kuri channel y'uyu mwana Irakoze Bonheur nyuma ndabakunda cyane. Ciao ciao.